Tubahaye ikaze mu kiganiro cy'imvugo mugezwaho n'inteko y'umuco. Ni ikiganiro kidufasha kunoza no kuboneza imivugire y'Ikinyarwanda. Uyu munsi turagaruka ku bisobanuro by'ijambo ingamba n'imvugo zirikomokaho ndetse n'ubwinshi bw'inyamaswa n'amatungo. Inteko y'umuco iradufasha kumenya ibisobanuro by'iryo jambo ndetse n'imvugo zirikomokaho. Ese mwadusobanurira ijambo ingamba n'imvugo zirikomokaho? Urakoze cyane kubaza icyo kibazo. Reka tugusobanurire ijambo urugamba. Ijambo ingamba ni ubwinshi bw'ijambo urugamba, rikaba rifite ibisobanuro binyuranye. Igisobanuro cya mbere ni agatsiko k'abantu benshi barwana n'abandi ku rugamba. Niho havuye n'imvugo igira iti gukubita urugamba inshuro. Iyo mvugo ikaba isobanuye gutsinsura abanzi ku rugamba bagahunga. Aha dufashe urugero rugendeye kuri iyo mvugo, twavuga tuti nidushyira hamwe urugamba rwo kurwanya coronavirusi tuzarukubita inshuro. Inyito ya kabiri ni ikoraniro ry'udutsiko twombi turwana. Ni naho hakomoka imvugo zigira ziti guha urugamba umugongo. Iyo mvugo ikaba isobanuye guhunga mu ntambara. Dufashe urugero rugendeye kuri iyo mvugo, twavuga tuti mu muco nyarwanda guha urugamba umugongo ni ubugwari. Hari indi mvugo igira iti kuruva. Murumvamo ijambo n'ubundi urugamba. Iyo mvugo nayo isobanuye kwigobotora ibyari bikugoye. Dufashe urugero twavuga tuti si jye wabonye nduva nkarangiza kwishyura imyenda nari mfite. Iyindi mvugo ni rurambikanye. Nayo nyine murabyumvamo ko ari iki? Ko ari urugamba. Iyo mvugo isobanuye kuba urugamba rutangiye, ingamba zitangiye kurasana cyangwa se byacitse. Iyi mvugo kandi inakoreshwa iyo bashaka kuvuga ko abantu batangiye kuvuga nabi. Indi mvugo ni urugamba rugikubita cyangwa rukirema. Yo ikaba isobanuye ko urugamba ruba rugitangira cyangwa se rukiba. Dufashe urugero twagira tuti yahunze rugikubita. Inyito ya gatatu y'ijambo urugamba ni intambara ubwayo. Intambara ubwayo nayo yitwa urugamba. Indi nyito naho intambara yaremeye cyangwa se yabereye. Aha kandi nanone hitwa mu igombaniro. Inyito ya gatanu ni umurongo w'abahigi batangatanga inyamaswa ivumbutse. Indi nyito mu muhamirizo w'intore ni buri murongo wose mu y'intore zikora mu gihe zihamiriza. Bityo gutera ingamba ni ukujya mu ngamba, ni ukujya ku murongo by'intore. Kujya mu ngamba rero ni ukuva mu magambo mugatangira ibikorwa. Naho kwasa ingamba ni ugukora imirongo myinshi by'intore zihamiriza. Urugero, mu birori byahabereye twaryohewe n'umukino w'intore wagaragayemo kwasa ingamba. Ese mu Kinyarwanda hari imvugo zihariye zivuga ubwinshi bw'amatungo n'inyamaswa? Mu Kinyarwanda hari imvugo zihariye zivuga ubwinshi bw'ibintu bimwe na bimwe. Twafata urugero nk'ishyo mu bwinshi rivuga amashyo, rikaba risobanuye inyamaswa nyinshi z'umugeri nini zisangiye imfizi, zaba izororerwa hamwe cyangwa iz'ishyamba. Urundi rugero ni ingundu. Ingundu ni ijambo rivuga inka nyinshi cyane zaturutse imihanda yose zigakoranira ahantu hamwe. Nizo zitwa ingundu. Mu Kinyarwanda hari n'amazina akomoka kuri iri jambo, amwe n'amwe yibutse iryo jambo. Twavuga nka rwangundu, ngundu n'andi mazina arahari menshi mu Kinyarwanda. Irindi jambo twafata rivuga ubwinshi bw'ibintu ni umukumbi cyangwa se imikumbi mu bwinshi, bivuga amatungo magufi menshi. Dufashe urugero kuri iri jambo twavuga tuti uyu mukumbi ni uwa Sekamana. Irindi jambo ni umugana cyangwa se imigana. Naryo risobanuye
inyamaswa nyinshi z'ishyamba ziri ahantu hamwe. Dufashe urugero twavuga tuti ubwo basuraga pariki bagize amahirwe yo kubona umugana bakinjira. Irindi jambo tugezeho twavuga irumbo cyangwa se amarumbo. Iri jambo risobanuye inzuki nyinshi ziri ahantu hamwe. Iyo bavuze rero igiti cy'inganzamarumbo baba bashaka kuvuga igiti kinini cyane gishobora kubamo amarumbo menshi y'inzuki. Ibyo bikaba bisobanuye ubunini bw'icyo giti nyine. Irindi jambo twavuga tukivuga ubwinshi bw'amagambo amwe n'amwe ni uruhuri. Ubundi mu Kinyarwanda uruhuri ni ijambo risobanuye ko ari ubwoko bw'akanyoni gato cyane. Izi nyoni rero zikunda kugendera hamwe ari nyinshi, niyo mpamvu zitwa uruhuri. Dufashe urugero kuri iryo jambo twavuga tuti uruhuri rukunda kuboneka mu bisambu. Mu Kinyarwanda rero iri jambo uruhuri rishaka gukoreshwa kandi bavuga ubwinshi bw'ibintu. Iyo dufashe urugero kuri iri jambo tuvuga ubwinshi bw'ibintu muri rusange twavuga tuti kanaka yahuye n'uruhuri rw'ibibazo. Bishatse kuvuga ko yahuye n'ibibazo byinshi, n'uruhurirane rw'ibibazo. Ijambo rya nyuma ni ikiguri. Ikiguri cyo rikaba risobanuye ikirongo cyangwa se agacuki k'intozi, inzukira, ibimonyo cyangwa se inshishi. Murakoze ku bisobanuro muduhaye. Turabashimiye namwe mwakuri iki kiganiro. Wafite ikibazo ku mivugire iboneye n'ikeshamvugo by'Ikinyarwanda yacereza inteko y'umuco akoresheje imbuga nkoranyambaga zayo.